Ndagusuhuje wowe ukurikira ibiganiro bya Star Galaxy TV umunsi ku wundi. Nizere ko umeze neza cyane. Ngewe ugusuhuza nitwa Kebris Umugwaneza. Mumeze mute aho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu? Nizere ko mumeze neza nyine. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Iyi ni Star Galaxy TV nkuko nabikubwiye. Amakuru aba ari menshi cyane kandi aba ari amakuru agiye atandukanye. Nyemerera rero nkwerekeze kuri iyi nkuru y'umuhanzi The Ben, umuhanzi ufite abafana benshi hano mu Rwanda. Numwe mu bahanzi bafite abafana benshi hano mu Rwanda. Nkeka ko mvuze ngo niwe wenda ufite abafana benshi hano mu Rwanda, sinzi ko nabyemeranwaho n'abantu benshi, ariko numwe mu bahanzi bafite abafana benshi hano mu Rwanda, bubatse izina rikomeye cyane yaba hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Tuzi neza ko afite igitaramo i Burundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Tuziko rero afiteyo igitaramo kabisa. Iki gitaramo ni igitaramo cyakomeje kugenda kivugisha abantu benshi kubera ibikorwa bizakiberamo, ari nabyo tugiye kugarukaho hano kuri Star Galaxy TV. Tumenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Ni igitaramo bagenda bapudetinga bashyiramo udushya tugiye dutandukanye. Igitaramo kizaba kirimo abastari batandukanye hano mu Rwanda. Wenda nakubwiramo nka Bushi, ni nawe nkeka ko utegerejwe n'abafana benshi. Hari mu Burundi umuhanzi nawe umaze kubaka izina rikomeye cyane hano muri aka karere. Nkeka ko rero Bushari kabisa nawe nakomeje kugera mbona hari mu gihugu cy'u Burundi bavuze ati Bushari kabisa naze. So nuko nguko rero bimeze, tugiye kubigarukaho turebe udushya twitezwe kuzabera muri iki gitaramo. Ibintu byose nyine kabisa tubigarukeho turebe ukuntu ibintu bimeze. Ntujye kure rero kabisa, nguhaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Nuko rero bimeze kabisa. Reka twihute, nyemerera dusesengure ino nkuru ya The Ben. Mu minsi yashize nakugejejeho inkuru ivuga ukuntu Pamela cyangwa se umugore we yamusabye ko bajyana i Burundi. The Ben akaza no kumwemerera, ariko nyuma akaza kugaragara haje kugaragara ka video avuga yuko yabyemeye ariko atabyemeye, bishobora no guhinduka ntawamenya. So uyu munsi rero The Ben igitaramo cyiwe byitezwe ko umuntu uzagura tike ya miliyoni 10 z'amarundi, cyangwa se umuntu uzaba afite amafaranga yiwe avuga uti ngewe nshaka gusangira n'icyamamare The Ben yamaze gushyiraho umurongo, amara gusetinga nyine ukuntu inshuti ziwe abafana biwe bazajya basangira, akabasanga mu ngo zabo. Ubundi nimba ari ikigage bakakinywa, nimba ari cyo cyayi bakakinywa, so bagasangira nyine bagasabana, ibintu bikamera neza. Ariko azasangira n'umuntu uzaba waraguze tike ya miliyoni 10 muri iki gitaramo azakora i Burundi. Nuko bizaba bimeze kabisa. Ni igitaramo kizaba kirimo nyine kizaba kirimo udushya twinshi tugiye dutandukanye. Nahoze mbona abahanzi bakomakomeye ba hano muri East Africa bazaba bari muri iki gitaramo. Byitezwe ko n'umuhanzi Harmonize Nyironko mwese muramuzi, nawe biravugwa ko ashobora kuzaba ari muri iki gitaramo kizaba ku itariki ya mbere. Nuko bizaba bimeze. Igitaramo nyine bavuga ko cyatangiye kuvugisha abantu benshi hari mu Burundi, kandi amatike reba uyu munsi turi tariki 16. Igitariki kirabura ibyumweru bigera kuri 2 kugira ngo kibe, ariko tike ziri hafi gushira. Ngira ngo nyine nuko bimeze. Umuntu uzaba waguze tike ya miliyoni 10 ngira ngo ntabwo ari amafaranga makeya mu Rwanda. Mu mafaranga y'amanyarwanda cyeka ari nka miliyoni hafi 5 gutyo. So nuko rero byaba bimeze. Nuko ngo umuntu uzagura tike y'ayo mafaranga miliyoni 10
The Ben azamusura mu rugo rwe bagiye gusangira umunezero ibintu bigende neza. Nuko rero bizaba bimeze mu Burundi. Abantu benshi cyangwa se n'ibitangazamakuru byo mu Burundi, abantu benshi ntabwo bakunda kubikurikirana, ariko njye bananyujejemo amaso nkareba ibitangazamakuru byandikira hariya mu Burundi. Bivuze ko umubare mwinshi, abantu benshi impamvu baguze amatike muri iki gitaramo cya The Ben harimo kubera nyine impamvu iturutse nyine ku bahanzi bo mu Rwanda. Umuhanzi bita Bushari ni umwe mu bahanzi bakunzwe mu gihugu cy'i Burundi, ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bakunzwe hariya mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo ni nyuma ya Bruce Melody ndetse na Chris Easy bakoreyeyo amateka. Bushari rero bakaba rero abafana biwe hariya mu gihugu cy'i Burundi banitezwe ko banashaka ko yabakorera igitaramo nabo hariya ibintu bikagenda neza. Rero kuri iyi nkuru navanye hariya ku gitangazamakuru kimwe mu byandikira hariya mu Burundi kivuga yuko urubyiruko rwinshi hariya mu Burundi rukunda indirimbo za Bushari, biteze yuko nyine Bushari ari umwe mu bahanzi bazabahereza show. Ariko ku rundi ruhande hari abandi bavuga ko biramutse bibaye official iyi nkuru nyine ikaba confirmed, uwitwa Harmonize akajya hariya mu gihugu cy'u Burundi nanone kaba ari agashya gakomeye muri iki gitaramo cya The Ben. Ngira ngo nawe aho uri kubyumva ko kaba ari agashya nyine kabaye hariya mu Burundi, kuba umuhanzi nka Harmonize muri iyi minsi tumaze iminsi tumubona tunamwumva mu bitangazamakuru, nanone ku nkuru ziwe n'umukobwa Yelda Queen, umukobwa wamusazije kabisa. Urumva ko rero kuba yagera mu Burundi nawe akajya kubatramira yaba ari show, bizaba ari ibintu byiza mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 ku baturage b'i Burundi nyine bazabasha kujya muri kiriya gitaramo kizaba ari cyiza cyane, igitaramo kizaba kimeze neza cyane kabisa. Nuko bimeze kuri The Ben, nuko nguko bimeze. Abantu benshi bategereje kubona The Ben ndetse na Pamela bari muri iki gitaramo nyine bameze neza, ibihe byabo nabo bari kubigirira hariya mu gihugu cy'u Burundi. Navuga ko iyi couple ari imwe mu makupure ari hiti cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari imwe mu makupure cyane arimo atigisa umujyi wa Kigali. Ubwo ni nyuma y'ikupure ya Prince Kid ndetse n'izindi couple zirimo zivugwa cyane muri iyi minsi. Nuko bimeze, ariko iyi nkuru reka nyihuze n'indi nkuru nabonye ariko itari nziza. Umunyamakuru yitwa IRENE, ngira ngo mwese muramuzi, nyuma yuko akoresheje interview aka kana ngiye kukwereka akangaka. Ufite ikintu cyitwa niba ari mu Giswahili bavuga amapesa, ufite ikintu cyitwa money. Nibyo ndavuga ngo ntibikora baranakwambika di. Hari nabibagize ubuzima baciyemo, babona bari bameze nka bakera. Oh my god, oh imchi, what's this? What's that? My dear, ibyo ni ibiki? Ukajya kubona ukabona abanye nk'umuntu bameze nka bakera, agahita yarakize mbese anihungiza amafaranga. My dear, oh imchi, what's this thing? What's that? Ese saba yarakize? Oya, just agomba ku even to have respect. Uzi wa muntu bavuze ngo MC ni igiki, uzi ko nasigara babaye. Agomba gutekereza, akibuka Imana yamukoye, akibuka no gushima. Hari n'ababwatijya gusenga ushimira Imana. OMG, ibi bintu ninze wakoze, narakoze cyane baby. Ego mana. Hari igihe umwana umutoza ntafate. Why? Kubera ko nyuma y'uko rero bakoze interview, abantu benshi bavuze amagambo atandukanye, bacitse ururondogoro ati nyamuneka IRENE reka abana bajye ku ishuri bavane mu itangazamakuru. Abo bana baracyari abana rwose, bavane mu itangazamakuru. Bavuga amagambo menshi, baravuga ko uyu IRENE ashobora no kwitaba urukiko, nawe akitaba na RIB, ikaba bareba ukuntu nawe bamucyaha.
ibi bintu ntabwo nyine ari ibintu by'i Rwanda. Ariko ku rwanjye ruhande ndabona gukoresha interview umwana se nta kibi kirimo rwose, nuko ntazi. Ariko ubwo nyine ababivuga baba babivuzeho kuri mihanda ya Instagram yaba na Twitter, abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho bavuga ko ibi ngibi atari byo. Areke bana bajye kwiga bo gukora interview bazikore, ariko nyamuneka abana abareke bategure amasomo yabo, abavane ibintu by'itangazamakuru mu mutwe. Ngayo nguko rero nuko bimeze iby'inkuru nabyo, reka tubihanga amaso turebe uko bizaba bimeze, tuzarushaho gusobanukirwa byinshi bijyanye n'iyi nkuru. Nitwa Kebris umugwaneza, nakoze kubana nanjye, kora subscribe ubundi tugiye tubana umunsi ku wundi, izi nkuru unazisangize abandi.